agahinda mu mutima wanjye uranje ibyishimo mu bwonko bwanjye tanga mituweli tuyitangiye ku gihe kubera Paul Kagame duhagaze Gisiri yego Paul Gisiri yahaye abagore ijambo duhagaze yahaye abagore ijambo duhagaze. Tubahaye ikaze mwese abakunzi bacu abadukurikiye abari mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Uyu munsi rero nk'uko twiyemeje kuzamura abantu bafite impano, hano turi kumwe n'umusaza ufite iningiti muri kugenda mubona. Twagira ngo dutangire wibwira abantu badukurikiranye, ubundi amazina yawe witwa nde? Uratangira utwibwira. Yitwa Munyehirwe Leonidas, mu karere ka Kirehe, umurenge wa Mushikiri, akagari ka Rwayikona, umudugudu wa Tonera. Duhuye urimo ucuranga, abantu badukurikiye hano duhuriye ni mu mujyi wa Nyakarambi mu isoko, ariko abantu benshi bagenda babona abantu bafite impano, hanyuma twagira ngo rero uducurangire uririmbe, ariko urebe nk'indirimbo mbese ucuranga. Tangira rero tuguhaye umwanya, ni karibu, wacuranga nta kibazo. Karibu, nta kibazo, nanjye ndabyumva. Gusa ubundi urubuga rwanjye iyo unshaka wandika Giseriye ugasiga akanya haba umugisha. Yes, aravuga ati yitwa Giseriye ugasiga akanya ukandika haba umugisha. Iyo niyo YouTube channel. Ngira ngo abadukurikiye cyangwa bakurikiranye iki kiganiro murasura urubuga rwe rwa Giseriye ubwo, hanyuma mumuhe na subscribe kandi munarebe video ze ari kugenda ashyiraho. Tangira rero ucurangira abakunzi bacu baduteza amatwi. Duhagaze Giseri kuko Paul Giseri duhagaze Giseri kuko Paul Giseri yaduhaye amazi duhagaze aduha amashanyarazi duhagaze atunganya imihanda duhagaze Giseri kuko Paul Giseri duhagaze Giseri kuko Paul Giseri duhagaze yubatse amashuri duhagaze yubatse amashuri duhagaze Giseri kuko Paul Giseri duhagaze Giseri. Ubundi iyo ndirimbo twumvisemo na Paul Kagame nk'umuyobozi wa Repubulika y'u Rwanda. Ese iyo ndirimbo kugira ngo uyiririmbe ngo duhagaze Giseriye wari ushingiye kuki? Ko twumvise ntabwo dusanzwe tuyizi koze, ariko twumvise uyicuranga duhagaze Giseriye, washingiye kuki, wagendeye kuki kugira ngo ukore iyo ndirimbo cyangwa se unayicuranga? Nashingiye ku bikorwa terambere yaduhaye amashanyarazi, yaduhaye amashuri, yaduhaye amavuriro, yaduhaye girinka Bunyarwanda. Ni ukuvuga ngo ibintu tumaze kugezwaho n'umukuru wacu Paul Kagame ni byinshi cyane, ku buryo iyo witegereje neza urabona nk'urugomero rwa Rusumo ubu ngubu turukesha Paul Kagame afatanyije na bagenzi be. Nuze ureba Convention Center, ubwo ni ukuvuga ngo ibyo byose ni iterambere riri mu gihugu cyacu dukesha Paul Kagame, kandi natwe ubwacu aho turi dufite umutekano, amahoro, ntacyo tubuze. Urakoze cyane. Ese wari washobora kugira indirimbo yawe wasohoye cyangwa se wasaba n'inkunga? Ngira ngo imbuga tupostingaho nazo zirakurikiranwa.
wagira icyo ubwira nk'abafana bawe cyangwa se n'abandi? Icyo nabasaba ubu ngubu ntabwo nta ndirimbo ndi bwasure usibye izimaze gusohoka ziri kuri channel YouTube. Ntabwo nta zundi bwashyire kuri radiyo cyangwa kuri televiziyo. Ubwo rero nifuzaga ko mbonye abaterankunga bakamfasha byaba byiza, kuko hari igihe genda nagira ngo mbajije nk'umuntu akambwira ati kugira ngo usore indirimbo imwe yayishobora gutwara 60,000 kugira ngo tuyigushyirire kuri CD. Kirigita gitari yawe nk'umunota umwe, hanyuma nyuma urahita nguha umwanya uvuge nimero yawe utarimo ucuranga noneho kugira ngo abagukurikiye baze gufata ya nimero yawe ya telefone. Tanga nimero yawe ya telefone. Nomero zanjye za telefone Wayivuga udacuranga kugira ngo babashe kuyumva neza. Yivuga udacuranga kugira ngo abantu bayifate. Icuranga urakoze cyane, reka tugushimire. Vuga nimero yawe utarimo ucuranga kugira ngo abantu bayumve neza bitonze. Nomero zanjye za telefone, nomero yanjye ya telefone 0788566535. Nomero zanjye za telefone. Turagushimiye rero, ugire ibihe byiza. Ciao ciao.